Symphony Band, let's go! Iyo kuhura mudakura ariko iyi ndirimbo munyemerere tuyiririmane sibyo? You should know, baby. Symphony Band, let's go! You should know, baby. You should know, baby. You should know, baby. One more time, sing it. You should know, baby. You should know, baby. You should know, baby. Say, over. See the first time you and I, you look so fine, another night. Everything you do give me shiver. Baby, you should know you're the only one. Say, I don't know past oh, say never get you easy now. Oh, say you are what you want. Oh, yeah, say it. Oh, say never listen, you are what. Sing it. You are what you say, you are what you say. Look how many cause it now to the share. Wabibonye nawe imvura yaguye banga kuvamo yego yeah you saw that yes turi muri Iwacu Muzika you already know abinyuma turi kumwe hariya turi kumwe sa how do I tell you to trust me when there's a hey I'm gonna kwemelera Ibaze jute ngasangulu waje naha bade twese chama mahirwe tukibera inshuti iyo twazamuza rimwe twazasubiza feel like a dream girl maybe we're meant to be iyo twazamuza rimwe twazasubiza say what's up kama singeke Zarindira neve, ihajiri tuzakaubire, zimemera zashatisha sete, muivaru agende, numisoma zarindira, enokosa, tell me what's up. Waira nusa nekohe, umutima wibaraguye, basi tuzagire katizeke mwaka, akanamba, na urabizi turi bamwe, ubuzima tubwubashike sinaguhori tutavuze ahubwira cyangwa mahirwe tukibera inshuti niyo twazahuza rimwe ntiwaza it feels like a dream girl maybe we're meant to be niyo twazahuza rimwe twese navugana Ibarua ulisoma zarindira ihajiri tuzakaubire zimemera zashatisha sete Ibarua ulisoma zarindira enokosa abinyuma enokosa paka Urakoze sana. Wow! MTN Iwacu Muzika! MTN Iwacu Muzika!
aho bigeze mwatangiye gushyuha mushushemo dukomeze mbere yuko dukomeza ndashaka kubabwira kuri P1G iyi ni chini yonyine ushobora kunywa ku mafaranga ya bucatano gusa twese naguhakesh bataguhaye abandi sobandihaye iby'irori I still feel your love morning to evening I can never lie and achieve it Let's go!
bakunda birenze bakunda birenze urishimye abakunzi ba hip hop bari hehe niko bigenda burukombuye na Petero ndi ku gasongero baracyari kurizeho pimisha metero ndi muri kilometero muve mu byariyo muvugudura imyambaro mutira abanyabyago ibyangwe by'urubyiniro hazimye wagiye kure y'igicaniro urebera ibibera i Kigali mu nkengero babeshya isigo bari mu mudendezo nta mudendezo w'agafi n'agafero nta n'icyubahiro mu by'urukenyerero abo bakecuru bahora kuri bibero Mugina hari feva nabona umwari mwiza mutera imitoma nkeneye kopi ya Tanasha Donna baby dafite stove buri kona itazanzanira home corona ndagukomeye uzanye heavy bikoma muri piano nyuguza dogoma pa utabakore bakiga bakabiyo bakaza bakiga umugabo nuko poli kashumi nagutakudu nije nogushaka imeza Isa muka wesa Amaja kwa maja lukudu Lukudu tiri kute Sanya maja kusanye merida Isa kuka wesa Amaja kwa maja lukudu Lukudu tiri kute Sanya maja kusanye merida Isa mchana yandi tumite mungabi Jisura mieza chete chendi kuchuru mukabi Iruti nemo viti siyo muminabi Munabi mkone yaba twaya bibu chila mabi Mubini tenda kabiri yitende Mugabi Yabati jasi na mujenje Omu muhanati Yiruru singo kumubiri Mumu twendi gangi Yagaki konga Toku mamu wani gangi Elomu nibini kwenye ijana yaba tizi Iziki se kabu tizi Namena hikiti Takuba tizi Mtamtoti tasi Kemo zena tumui foto Kemo tumui foto Samura maboko heshimu Samura 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 Mamito Kuga Takame Buda usoje igitaramo cya MTN Iwacu Muzika Festival ni Musanze umwaka ushize ni wari uhari ariko uyu munsi urabikoze ni show ubonye gute ni show ubonye paraporo y'igihe wari umaze utataramira mu bitaramo nk'ibi ngibi n'abaturage ubonye gute bon n'abantu bahora bakunda umuziki nekereza ko nabambanjirije wenda iyi ambiance bayigize ubwo nanjye kuba nyibonye nyine ngiye muri abo bahanzi bagize ayo mahirwe Buda waje muri MTN Iwacu na Muzika Festival usimbuye umuhanzi mugenzi wawe ariko reka wenda ibyo tubige ku ruhande burya amahirwe y'umuntu ntabwo umuntu ashobora kuba yayakumira uyu munsi kuba wongeye kwisanga imbere y'abana bawe bamangana gutya nyuma y'igihe kinini yakiriye gute yafashe gute biraza gusiga iki nanone kuri kariyeri yawe y'umuziki biraguha izindi zihe mbaraga mu byuri buzana no gukora imbere ugire n'ikintu ubwira abantu bose bari mu bindi bice bazana icyo bisiga kuri career yanje yewe ndi studio artist gusa ntago
ntago umuziki wanjye urangira muri studio venga zikwandika neza zikora imiziki myiza. I can be a performer too. Nshobora no kujya kuri stage nka performinga zanjye kandi neza abantu bakabikora. Cyo ni kimwe ubwo nicyo ni image nyine mbangaragariza n'abafite doubts kuri njyewe cyangwa banshidikanyaho. So ikindi same energy jewe nyine mpora energy zisanzwe nkora umuziki kubera ko ngukunda ntago nkora music kubera yuko haje ama concert ngizi cyangwa amarushanwa no. Iyo amarushanwa ahari cyangwa sina amarushanwa niyo icyo kiraka kigiyemo nibimbuza gukomeza producing ibindi bikorwa byanjye. Ntago ndagera igihe cyo kujya muri retirement ndacya icyo nizeza abakunzi ba music yanjye. Uri kuri stage akunze kuvuga ngo abafana ba Tuff Gang muri afana Bulldog muri nurere rwibutso rwa Tuff Gang wabonye ubwo ari kuri stage. Hano Musanze abantu ndabizi ko bakunda hip hop bakunze na Tuff Gang cyane. Buriya dufite n'indirimbo nyinshi impamvu nuko hano habaga studio niyo twakoreye indirimbo nyinshi nka Tuff Gang zanaririmbaga z'amaganya izo bita biro by'ibanga izo bita za street disciple n'indirimbo nyinshi cyane twakoreye muri iyo studio kandi yabaga hano Musanze urumva n'ahantu twagenze igihe kinini cyane. So mba nshaka kwibutsa nyine bene wacu cyangwa abagenzi banjye kuko uwo ngo n'umuryango nkomokamo ntago mu mateka yanjye bizasibangana ko nakuriye mu itsinda rya Tuff Gang. Hanyuma Bulldog usoje stage yawe ahangaha i Musanze kabisa muri umwaka ushize ni wari uhari muri muzika festival y'ubushize ni wari habonetse hanyuma muri uyu mwaka wahabonetse i Musanze ubundi ubyakire gute muri rusange? Abisobanuye ishimira buri muhanzi wese iyo afite ibihangano bya kuri stage agakora akabona abantu barabyishimiye nicyo kintu kimushimisha kurusha ibindi byose. Bitega iki abakunzi bawe mu nyuma y'iyi stage? Akazi imiziki Thank you. Murakoze nawe warumbajije niwe utumwa watanga kakanya kizokuraje kode. Tugomba gukomeza dukora indirimbo zitanga ubutumwa nkuko nawe ari byo binakoraga ubutumwa bukomeze butambuke. Thank you.
icyaha ukabara amapima batwita abafatanyacyaha njye na Jay mu kwica icyaha ukabara amapima batwita abafatanyacyaha njye na Jay mu kwica icyaha ukabara amapima batwita abafatanyacyaha njye na Jay hariko yitwa P hariko yitwa P yeah mumera amashyi menshi Symphony Panda kuri stage yeah. akakanu mukavugana imbaraga sibyo nimabwira ngo MTN wacu muzika muransubiza kwa kundi n'imbaraga tugiye gutora umufana wa mbere MTN wacu muzika MTN wacu muzika byabigoye kugira ngo baze gupanga indirimbo zanjye zigeze muri 12 nibura izi ngizi nizo mba nagerageje guhitamo nkeya kugira ngo baze gutaramana n'abantu naho ubundi indirimbo za Riderman ni nyinshi cyane so ni murumuna wanjye nta maraso yanjye afite impano afite n'ibikorwa hari ibyo yasohoye imbere hari n'ibyo agiye gusohora mu minsi iri imbere muzabona EP yiwe amaze kumenyera public nini ariko yenda mu minsi wengira ngo nibura wumvise imwe mu ndirimbo ziwe ari talent azaba ari kuri stage wenyine ngiye kanariho urakoze cyane naje kumwandikira musabo tukaririmba kano sibyo mureke hashe sibyo mureke tubyine sibyo birashoboka umuntu ufite ikintu nashaka gifate tugishyire hejuru twese
Ifoto y'urwibutso. Amaboko abiri hejuru. Amaboko hejuru. Musanze yacu ni uburyo. U Rwanda rwacu ni uburyo. Turashimira inzego z'umutekano zose ziri hano. Police National, thank you so much. Bigusigiye iki ni public wayibonye gute wowe ku bwawe urumva wakoze gute? Muri rusange ndishimye burya biba ari by'agaciro kuza i Musanze none bikanabyiza iyo uririmbiye abantu mukaririmbana mwese mukishima yaba ngewe nabo so navuga ko ni ikintu cyiza ni intangiriro nziza nizere ko nahanda ruko bizagenda. Iyo naje mu bitaramo nk'ibi ngiye nkunda kujya mu baturage kuruta uko nkurikira cyane. Bavuze ko hagati yawe na Bulldog Riderman performance zihora ari zimwe, like indirimbo zigaruka mu bintu za zindi zitajya zihinduka. Bamwe ngo mbabarize ngo kuki indirimbo mumaze nyuma ya Covid musohora mudakunze kuziririmba muri ibi bitaramo? Ubundi umuntu aririmba indirimbo abantu bakunda, twagize amahirwe yo gukora indirimbo rero abantu bakunze. Ni byiza ko n'ubundi zibaririmbira, yenda ntiwaziririmba zose n'izi nshyashya umuntu impamvu bataziririmbye hari umwanya tuba twemerewe hariya. Muri kuvuga ngo niba ntaririmbye ndakwizera ntabwo zose bagusabaga ngo umuriro watsi bayigusize. Tuzajya tujyana tuzivangamo, turacyafite igihe kirekire, urumva n'ibitaramo ubu ni icyambere, tuzagenda tuvanga kuri izo nshyashya hari zo ufitanye n'abahanzi bashyashya muri ino minsi urimo urakorana n'abahanzi navuga ko bakiri bashya, hari nk'iriya baririmba ino munsi, hari gahunda ufite yo kuzajya ubazana ufatanye cyangwa se ukaba nabo wabaha ino spotlight bakagaragara? Byanshimisha ko njye narabikunda, ariko yenda nka Manike ntabwo ari inaha, nakwe kuba namuzanye byari no kuba byiza cyane. Nzagerageza uzaboneka namuzana nyine, byanshimisha nanjye mbonye muhaye nyine uko kuboko bigukunda. Ngiye buriya kuvuga kuri stage bashaka kuba bingora, bashaka kuririmbira nyine abantu, ni bashaka gukora nyine icyanzanye, niko mbitekereza, sinzi niba ari byiza cyangwa atari byiza. Rero kuba ntabibabwiye nibaza ko barabizi, wenda nzabina n'amahirwe yo kubibabwira yenda kuri radio. Ariko ndishimye ko ari intangiriro nziza. Nizo ntaririmbye nagereje kurimba kapera kuko zose sinaziririmba kugira ngo nyine mbibutse icyo kintu kigiye tumara. So akabazo k'amatsiko ngena ari mfite King James ukoresha izihe social media, ko hano yongeye kuri Twitter mbona aba King James benshi, najya kuri Instagram mbona aba King James benshi, najya Snap nkabona aba King James, ukoresha izihe social media zawe? Ubu ngubu natangiye kureba bari kumfasha kuzikoresha zose, ariko Twitter ni yanjye yitwa King James, so Ruhumuriza ni yanjye, n'izindi hari abantu bari kubimfasha kugira ngo byose bigende, nanjye na za TikTok tuzajya tuzijyeho byose. Nibyo ubonye abafana benshi hano i Musanze, ngira ngo nawe wari ubizi neza cyane. Indi zone witeze kuzabona nk'ibi ngibi cyangwa irushije aha ngaha wumva unakumbuye kujyaho by the way ni iyihe?
Muri rusange ngiye site zose ndazikumbuye nuko byabaye bike ahubwo ngiye niyo 30 byari kunshimisha nka biriya bya Senderi hose ndakumbuye. James dusoza wavuze ko ari byiza gutaramira i Musanze, ubutumwa ki ku bakunzi bawe Musanze ariko unyuramo no ku mateka ufitanye n'akarere ka Musanze, hanyuma unabyenera ubutumwa handi uzataramira rero. Gicumbi ho noneho tuzaba tugiye mu Kinimba, bizaba ari ibintu byiza. Yego ni hariya ni Kinimba. Mfite byinshi numva nzakora, kandi ngiye buri karere kose ngiyemo nagize umugisha yuko mpasanga abantu bashobora kumfasha twaririmbana. Kuri Musanze by'umwihariko amateka ufitanye nayo? Musanze ni mu rugo. Musanze ni mu rugo, igihe nahaje buri gihe nyine mba ni mu rugo nyine. Warahize? Narahize, naranahabaye, so ni mu rugo nyine. James wakoze cyane. Murakoze cyane.